kugira ngo basabe mufashe dushimire chairperson hano urubyiruko benshi nanjye ubwanjye twagiye duhura mu byiciro bitandukanye yaswaringa cyane urubyiruko ariko uyu munsi urubyiruko bagize amahirwe kugira guhura nawe ni amahirwe kandi ni umugisha ariko by'umwihariko ni topic twaje kuganira uyu munsi tukaganira muri kaminuza y'u Rwanda tukaganira mu karere ka Huye tuvuga ko ari igicumbi cy'uburezi n'umuco kugira ngo biraduha challenge icyo dukwiye kuba twakora iyo tuganira ibingibi abakuru turi kumwe hano natwe abayobozi urubyiruko sometimes ndakubabwira ni bajya muri nko kubatongera ko tuba tubabwira aho dushaka ko nagera kandi nibyo byiza tekereza ko buri muntu wese ahari yifuza ko ejo haba heza kurushaho tutaganiriye n'ibingibi tutabaye Pan-Africanist bitari mu magambo ariko tukagira ibyo dukora bifatika byakemura ibibazo by'ibizana ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo uyu munsi kandi duhereye mu miryango dukomokamo mu turere dukomokamo igihugu cyacu dufite akarere turimo niwo musanzu twaba dutanze uyu munsi turi hano ku ishuri turiga turahakura ubumenyi ariko ubumenyi byagiye bigaragara ntabwo buhagije iyo ugeze hanze muri iyi si cyangwa se mu buzima busanzwe kuba wabukoresha ubashe kuba wabona ibisubizo byose hari izindi values tugomba kuba duhuje arizo tuvoma mu muco wacu ariko n'iki gitekerezo cya Pan-African movement natwe tukakigira nk'abanyarwanda ariko tukakigira nk'abanyafurika byanashoboka ibi twifuza bigora uyu mugabane wacu wa Afurika tukifuza ko ibisubizo byinshi byandahira n'iwacu mu Rwanda kugira ngo His Excellency the President of the Republic akunda kuganira n'urubyiruko hari n'ibyinshi twagiye tubona ibyo twita ngo ni homegrown solutions zagiye zitanga ibisubizo ahandi tutabonaga ko byashoboka ko ibyo bisubizo twabibona iyo turi hano rero dufite n'umwanya wacu mu kwiga kugira ngo tujya tuganira n'abarimu ntagira mu munyeshuri yigeze agira umwanya uhagije nk'abantu biga muri iki gihe muri kaminuza usanga umwanya mufite uruta uw'abandi bari bafite uwo mwanya turawukoresha gute dukunda kubiganira iyo turi kumwe na komite zanyu cyangwa se iyo twigenjinga urubyiruko muri gahunda zitandukanye iyi free time dufite tugiye tugira amahirwe tukabona abantu baza kutwinspiringa bakatwigenjinga bakanaducalenjinga byadufasha kugenda twiyubaka urubyiruko twifuza cyangwa se twifuriza iki gihugu ariko hari na challenge y'abasonya yaduhaye dushaka kuwukoresha twitura ari kwitura igihugu cyacu ari naho turi mu bikorwa dukora boneraho no kumara impungenge y'abasonya urubyiruko dufite rurakora kandi biri active ahubwo dukwiye kuba natwe twakwismaringa abandi ibyo twakoze bigaragara gute bigaragaza hehe kugira ngo abandi babimenye ariko niyo tugiye ibaze umubare w'abari hano usanga ari abantu bake cyane iyo bagiye muri iyo gahunda yo kwitura nyamara twajya muri bya bindi navuga ngo bitadufitiye umumaro tugasangayo benshi nagira ngo mumfashije ari jyewe ubuyobozi bwa kaminuza twakwemera chairperson kwiga gahunda yo kwitura tugiye kwigira iyacu mu karere muri wa gatandatu hari igikorwa rusange twitabira nk'abanyarwanda dukoresha uriya mwanya mu kwitura ariko ngira ngo ibi biganiro tuba tubonye hano ni ibidutegurira kuzagera aho bakuru bacu bageze aho natwe turi ariko binadufasha kuzagera kuri ya ndoto dufite yo kuba twabona Afurika turi hamwe dukorera hamwe ururimi rumwe ibikorwa bimwe dufite na vision imwe itandukanye ko tugenda tubona uyu munsi nshimire panelist kugira ngo nasubize umwanya moderator ariko nongera kubashimira mwese n'ibiganiro kugira ngo ibyo dukuye hano n'amasomo igamije kuzagera Afurika twese twifuza murakoze cyane
cyane ndabashimira.